Hari mu rukera rwa tariki ya 30 Nyakanga 2025 mu murenge wa Nyamiyaga mu kagari ka Kidahwe mu mudugudu wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi. Nibwo Rukundo Vincent usanzwe ukora akazi ko kurarira urutoki rwa Ndengeye Intwari Venuste bahimba Papa Fils yabyutse agiye muri uru rutoki maze amanukana n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 wari warayahuye umuzamu yari asanzwe arara. Uwo mugabo ngo akaba yari yababwiye ko aturuka mu karere ka Karongi, aho ngo yari yaje muri uyu mudugudu kureba uyu Papa Fils ngo kugira ngo amufashe kumufatira abajura bamuzengereje bamwiba. Ubwo bageraga muri uru rutoki ngo ahashyira saa 12 za mu gitondo, abaturage baje basakuza bavuga ko ari umuturage wafatanye n'insina iriho igitoki, bagakeka ko ngo yari yaje kukiba maze aheraho. Aho ngo uyu mugabo yahise abwira Vincent ko ari umuti we wakoze ukabafatira uyu mujura. Ni ukuvuga ngo ngewe umugabo twamanukanye uwo nguwo uriya mukuru, nge sinamuzi. Uwo nguwo nyiri gutanga umuti? Turamanuka dukorera hirya, turamanukana n'abantu baje hagati baravuga ngo wewe ngo no muntu ngo harimo umuntu wahoboye igitoki. Twahise tuza twirukanka, ndamufatira rero ndamucugusa, turi abantu babiri, ndamucugusa bigeze hagati umugabo araza ati mwihorere tumuti wamufashe, abazanye ivu tubishyira mu gikosi. Ndavuga ati ese kurishyize mu gikosi biragenda bita? Aramucucira nibwo nagendaga ngiye nkajya mukubitaho gutya, ati ese turi umuntu ukubona atari ububande. Birangira rero haje abantu benshi bahuruye barahurura, bigeze aho wasinze umusore waje ahita amushikuzaho, amushikujeho Uwo muntu yarari yari yegamiye kino gitoki, yaraziritse ubundi we yaje amera nk'ufatanya gutya. Ubwo rero abantu benshi barahurura, abamugezeho nta muntu bavugana. Uwo mugabo akavuga ati ntagire umuntu umufata, amwiyegereye n'ingira baza kumwikuriraho nyiri sinaje. Rero abantu benshi bahuruye birangira agiye. Sinzi umuhungu waje arafata ipoto n'ubukozi bwiwe aramuhirika, amaze kumuhirika umuhungu abaguye hasi, bamuzamukana gutyo bamujyana ku kagari. Ndengeye Intwari Venuste nyiri uru rutoki wanashyirwaga mu majwi kuba ari we waba yarashize uruhereko mu murima we ngo rujye rumufatira abajura, arahakana ibyo kuba hari umuti ufata abajura yaba afite, akavuga ko ngo aba bafashwe ari abatubuzi kuko ngo bari bamaze igihe bamwirukankaho bamusaba amafaranga ngo kugira ngo bazamwereke abajura bamwiba, maze nawe akaza kubabwira ko azayabaha ari uko babanje kumwereka abo bamwiba. Ngo mu rwego rwo gushaka kumutuburira nk'uko bamaze kubikora n'abandi, ngo bahisemo gukina ibihise nk'ikinamico yo kumwereka ko hari uwafashwe nyamara babeshya. Umuti wafashe umujura ariko n'abatubuzi n'abanyamitwe. Umuntu banyibye amateke mu kwezi kwashize, umuturanyi wanjye angeraho ambwira yuko bita Faustin ko afite umuvuzi ushobora kugaruza ibyo bintu byanjye banyura buri munsi akamfatira abajura. Baraza abo bajura abo banyamitwe banyitse amafaranga njye ndayabimba, nabwo ngiye niba mujya ngo mbahe amafaranga muzamfatire umujura mumunyereke mbahe amafaranga mukeneye ari yo yose, njye nzashaka nyabahe. Ubwo umunsi baragiye. Ubwo hari ryari? Ni mu kwezi kwashize, ni nko mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu nibwo baje, nibwo bari banyibye ayo mateke. Nibwo twabonanye n'umuntu bwa mbere avuga ko aturuka ngo atuye nimba ari Karongi, niho yari aturutse. Uwo kurangiye cyangwa ari kugumu? Uwo ari kumpa umuti uwo yari aturutse Karongi, uwamundangiye turaturanye, acumbitse hafi y'isambu, nawe ni umupfumu. Ubwo rero nibwo ku munsi w'ejo uwo muntu yangeragaho ati noneho ndaje cya kibazo cyo nkirangize. Ese ubwo noneho wabonye umuti ku buryo mu bajura banyurwa ko banyereka? Ati njye mvuye muri Kongo, umuti nawuzanye. Sawa nta kibazo, genda ubikore, upfa kutanyaka amafaranga mbere. Ati nta mafaranga nkeneye, ejo nzaguha amafaranga, uzampa amafaranga yanjye nkweretse igikorwa nyirizina. Isambu yarasanzwe ahazi rero, siniriwe ndavuga ngo ndahamuzana kuko nari namugejeje imbere. Hamagara umukozi uhaba ndamubwira nti umusaza umugabo haje, ntugire ikibazo twavuganye n'injye umwohereje. Ubwo umugabo yaraje mu gitondo bamuhamagaye kare ngo hari umuntu wafatiwe mu rutoki. Bwari nka saa ngahe baduhamagara? Ngiye bampamagaye nka saa 12. Saa 12
ubwo kuvuga ko ari umuti wanjye wamufashe nuko yafatiwe iwanjye kandi ari njye twe twavuganye namwe nti abajura baranzengereje rwose numumfatira amafaranga ukeneye nzayaguha. We yampamagaye arambwira ati bya bintu twavuganye ati nubwo byakemutse, ambwira nti noneho weho mugumisheho kugeza igihe ndi buzire ko namubwiye. aza kuvaho gute? Kuntu yavuyeho nanjye ntabwo nahageze yavuye kuko nabasanze ku kagari. Kuntu yavuyeho ibyo uwo mukozi yambwiye ngo haje umuntu ngo aravanga ibi bintu ngo ntibinashoboka, ngo umuntu ngo aramushikuza ahita ava kuri iyo nsina. Twagirimana Roger uhagarariye Reserve Force mu kagari ka Kidahwe, umwe mu bafasha abakekwaho ubutekamutwe, avuga ko ngo abafashwe bajyanwe kuri sitasiyo ya RIB, gusa ngo nk'uko bigaragazwa na bimwe mu bikoresho babasanganye ngo ubutekamutwe yari wo mwuga wabo batunze. Bashyikirijwe RIB kubera ko urumva hariho ibintu by'ubutekamutwe mu binagaragara ubona ko ari abajura babigize umwuga. Uturuka Karongi ukaza Nyamiyaga, hanyuma ukaza ukajya ahantu ukabwira mugenzi wawe ngo yegame ku nsina agaragaze ko ari uruhereko, ariko niba nababajije bakubwira ko atari ubwa mbere basanzwe ari ibintu byabo. Nutwo tuntu tubatunze kuko twabasanganye utuntu tw'uducupa tw'imiti n'utundi tuntu baba bafite babeshyesha abantu. Nta ruhereko afite kuko n'icyatumye atamburika, urumva isazi yashatse kumujya mu jisho arayikubita kandi yari yahobeye insina. Rero sinzi niba uruhereko rushobora kurekura umuntu rugafata isazi ijya kujya mu jisho rukavuga ngo rekura insina ufate wongere ufate. Amakuru akomeza avuga ko ngo uyu basanze yahobeye insina ngo yigire nk'aho yayihezeho ngo kugira ngo bamenye ko arimo kubabeshya, byatewe n'isazi yashatse kumwinjira mu jisho, maze nawe yibagirwa ko yafashwe n'insina arayirekura ajya gukubita isazi. Niko kumenya ko nta kibazo afite, maze abaturage nabo baramwanjama bayimushikuzaho, niko kuyivaho. Gusa ngo hakaba hari undi ushyirwa mu majwi wari usanzwe yiyita umupfumu, akaba ariwe ushinzwe gushakira abibwa baha umuti ufata abajura, bamara gutanga amafaranga bagaheba, aho nawe akirimo gushakishwa n'inzego z'umutekano. Eric Habimana, ATV, mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi.